Rwanda ruzi kugira amahoro bana yaje tabara umugaragu wako karagiye koko wone ko usigaye uri kicunga ntabwo ngamanye ako kantu ni kabi wene n'igibini amazi yo mukigega ugahangaruka amazi inzoka zirakomera mu nda je nivyo inzoka zirakomera mu nda kunywa amazi yo mukigega ibibisi by'imvura nta buzima ufite urimo umutuku ndagaswe baze batabare kuko waragiye no mpamvu no muri physique bakubyira gati zira SI unity ya velocity ni Pascal ivaga muri Yesu bihuriye na velocity inzoka zakomeze mu bwonko bwaragiye burashira buri gishusho bacigendera uguramvye ngo kunywa amazi waba umuntu mukanya gutegeye gukora kwizi je ugarafura urakora iki keje ari kuwa mbere utanize wahurura ngo izi nzoka ukantire ngo uzaba umunyeshuri wararindagiye gusa woba gutabara sawa shana wewe ukakarangara mu nda niwo utaza uhinga gukuza gukora ibintu zara mu gikoni barangije guteka ngo ugomba si mu gikoni none meze zirangina reba mu kwikisa fresh ubundi bari batetse mu mutima gwa kawunga so wayikombye Jesus is Lord none ngo ninge inzoka ngo zamera mu nda bega nani ngwera na ayari je ne kugira inama menze njya gibyo bikoko biramaza ibyo no kwa magasi amazi niyo mpamvu zanapfuhagaze uko Temple.